Igitondo cyiza bene data turabashuje turabaramukije tubifurije kugubwa neza tubifurije ishya n'ihirwe Uwiteka abahire. Turagarutse muri bya byigisho byacu bikomeza tugeze ku ngingo yacu ya nyuma y'iki cyigisho kitubwira ngo umuhanuzi w'Ipatimo. Reka dusenge mbere y'uko dukomeza, ariko mbere y'uko dusenga reka twakire mwene data turi kumwe muri studio abasuhuze. Nanjye ndabasuhuje mu izina rya Yesu, nitwa Aimable Nshimiyimana. Harakoze Nshimiyimana, reka duce bugufi dusenge dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Mwakoze data, turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushimiye ko waduhaye amahirwe yo kugira uburyo bwo kwigira kuri iri koranabuhanga. Uyu mwanya tugiye gutambutsa ibyigisho kuri iyi cano, dusenze twinginga kugira ngo ubane natwe kandi abazakurikirana ibi byigisho nabo uzabane nabo, uduhe kunguka ubwenge n'ubumenyi buva kuri wowe kandi uduhe komatanya ibitekerezo byacu n'ubuntu bwawe kugira ngo tukugirireho umugisha. Dusenze twizeye ko twumva mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze, reka twakire mwene data Aimable aratwibutsa mu ncamba cy'ingingo y'ejo ahita anadukomereza n'ingingo y'uyu munsi. Karibu. Urakoze cyane. Ejo hashize twabonye ingingo ivuga ngo kwahurira na Kristo, twabonye uburyo Yohana yahuriye na Yesu Kristo i Patimo. Ko kuhahurira byatubereye umugisha kuko Kristo yagabonekeye Yohana ku nyungu ze bwite gusa, abone ku bwacu abo mu bihe bizakurikiraho. Uyu munsi rero tugiye kureba ingingo ya gatanu ivuga ngo ubwishingizi bwo kuhaba kwa Kristo. Ese Kristo Yohana yabonye ameze ate? Yohana twibuke ko muri kiriya gihe bamwoheraga i Patimo, hari muri za 1995 na 6 kuri nacyo gihe yandika igitabo cy'ibyahishuwe, tuzirikana ko iki gitabo yanditse mbere Muri 1995 na 5. buri byahishuwe Yohana yanditse mbere. Avuyeyo asubiye muri Efeso, nawe ari umukuru w'itorero, akurikizaho ubutumwa bwiza, akurikiraho urwandiko rwa mbere, gutyo izanzandiko n'ubutumwa bwiza bwa Yohana byanditse nyuma y'ibyahishuwe. Avuye i Patimo. Rero Yohana yo kubera umukuru w'itorero, niko itorero rya mbere ry'intumwa, abandi bari batatanye mu bindi bihugu bya kure, abandi barabishe. Nero yararishe menshi cyane. Nero yishe Pawulo, yica n'izindi ntumwa. Mbese abasigaye bagenda batatana mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Yohana niwe wenyine wasigaye hariya, ari umukuru w'itorero, nariho yubaha itorero ry'aho ngaho iki gihe. Rero yari afite kwiheba gukomeye cyane, yibaza ese itorero ry'ahazaza rizagenda bite? Koko abanzi ubutumwa bwiza bazatwica batumare? Ngo iki kintu cyo kimuhangayikishije. Noneho Yesu yifuza kumariza mu ngenge. Umurongo wa 20 ibyahishuwe 1:20 haranditswe ngo aka twongedera 19 ngo nuko wandika ibyo ubonye n'ibiriho n'ibiri bukurikireho, hanyuma n'ubwiru bw'inyenyeri 7 izo mbundanye mu kuboko kwanjye kw'iburyo, n'iby'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu. Dore izo nyenyeri 7 nizo bamarayika b'ayo matorero 7, naho ibitereko by'amatabaza 7 nibyo matorero 7. Yesu yari afite inyenyeri mu kiganza cye, arizo bamarayika b'ayo matorero, ari bo bagabura abagabo bahagarariye amatorero, bayarinda, bayita umunsi ku wundi. Yesu yeretse Yohana yuko ko Yohana ari mu bagabo bakuru, ari mu bagabo bakuru batoranijwe na Kristo wafunze itorero. Rero Yesu amweretse yuko abo bagabo bajyanywe n'izo nyenyeri bari mu biganza bye. Ibitereko by'amatabaza byo ayo matorero nabyo biri mu biganza bye. Rero Yesu yahumurije Yohana kandi natwe twumvira ko iki gihe yuko itorero ry'Imana riri mu biganza byayo. Muri Zekariya wanditswe yuko ngo umuntu ubakuzeho abagize itorero n'abakoze ku mboni y'ijisho ry'Imana. Kubw'ibyo rero tuzirikane ubutumwa bw'ihumure Yesu yahaye Yohana, ubwishingizi uko Yesu ahari bwo kwaba kwa Kristo, nuko itorero ry'Imana Kristo aririmo, arifite mu biganza bye. Ngo ubwishingizi dufite n'abizera, ariko abayobozi bari mu biganza bya Kristo, kandi abizera nabo abahozaho ijisho kuburyo umuntu bakuzeho abakoze ku mboni y'ijisho ry'Imana. Ngo ubwishingizi dufite, dukwiye kugira ibyiringiro. Ni ukuri pe. Ubwishingizi bwo kuba haba kwa Kristo. Muriya hari ukuntu tubaho muri ibi bihe, nagiye mbibona kandi njya mbibona cyane cyane iyo nk'itorero ryugarijwe n'ibintu, hari ibintu biza ari rusange, twagiye tubinyuramo bitandukanye, n'ubu tuba tubirimo, byo gufungwa kw'isengero ahantu hatandukanye, ni ibintu biba bitwugarije. Ariko iyo ugiye kureba usanga
kenshi na kenshi hari igihe duhagarika umutima ugasanga turi gukora ibishoboka byose ngo twuzuze ibisabwa, ni byiza yego, ariko hari igihe usanga two dufite umuhangayiko wagira ngo itorero ntabwo rifite nyiraryo. Ariko aha ni ikimenyetso Yesu afite itorero mu biganza bye, ndetse niba ubakoze yakoze mu mboni y'ijisho ry'Imana, burya twebwe abizera nta gikwiriye kudutera ubwoba n'impungenge. Dukwiriye kwiringira ko turi kumwe n'umwigisha wacu mukuru, kandi ko azatuyobora akabitugeza ku gihe yagennye kandi cyiza. Reka komeza niba hari icyo wongeraho cyongeraho dusoze. Mu gusoza tuzirikana ubutumwa buri mu Yesaya igice cya kabiri igice cya gatatu, wenda dukurikiye muzasome ibice bibiri, havugwa amatorero arindwi. Nubwo bakoresheje imijyi yo muri Aziya nto, buriya Efeso, Laodikiya, Fuatira, Sawudi, Perugamo, ni imijyi yo muri Aziya nto, kandi ngo yagendeye ikurikirana ku murongo. Rero iyo mijyi Yesu yifashishije kugira ngo agaragaze itorero rye mu bihe byose, mu bihe byose. Kubw'ibyo rero tuzirikane ko buri itorero ry'Imana, itorero rya Kristo, ararizirikana, azi imyitwarire yaryo, azi intege nke zaryo, azi aho rifite imbaraga. Kubw'ibyo nimureke tugundire Kristo turi mu itorero, tugundire Kristo turi mu itorero, kandi twebwe si ibyacu kugena ibihe ngo Laodikiya turimo uzageza ryari, cyangwa utungure urutoki ngo wengure Laodikiya. Ahubwo tuzirikane ko amatorero yose ari muri ibihe by'imperuka, abarwa muri Laodikiya ari mu gihe cya Laodikiya yose, ari mu gihe cya Laodikiya. Ahubwo umuntu wese azirikane ati mbese itorero ndimo rya Kristo, atari amadini yabaye menshi, ahubwo itorero rya Kristo ndimo, Kristo ambona ate? Ubwishingizi dufite ni uko Kristo dufite mu biganza bye aduhozaho ijisho. Kubw'ibyo turatinyuka guhagarara imbere ye dufite kwizera. Uvuze icy'amadini, numva hari ikintu dukwiriye kujya dukeburanaho. Uwo waba uri we wese, nk'uko tubibabwira, iyi cano ihurirwaho n'amadini atandukanye n'abantu batandukanye, umuntu wese arayifungura akayireba. Ntabwo twigisha idini rimwe, ntabwo twigisha ibyigisho by'idini, ariko icyo dukwiriye gukeburanaho ni uko dukurikije uko dusoma Bibiliya, abakoresha ubutabo by'umwuka w'ubuhanuzi ukabisongera cyane, tubona ko Kristo arinda itorero rye kandi aribamo nk'uko tumaze kubibona, kandi ngo akarinda nk'imboni y'ijisho ryayo. Nyamara hariho n'amadini, mbese ayo madini nayo arayarinda, nayo abayabamo abarinda, abitaho nk'uko yita ku mboni y'ijisho rye. Amadini aba yarimo nabo bari mu itorero rya Kristo, bari mu itorero rya Kristo, itorero bitari idini, ni ukuvuga itorero riri muri iki gihe cy'imperuka. Aha rero icyo dukwiriye gusobanukirwa ni ukuba mu bwishingizi bwa Kristo, kuko iyo turi ku ruhande tukaba mu bindi bintu bitari itorero ry'Imana, ntitugire umutima nk'uwo Yohana yagize wo kumva twakomatana na Kristo, burya tuba turi gutandukira ubwishingizi bwa Yesu. Niyo mpamvu tudakwiriye kubaho gusa ngo twibere aho ngaho, twumve ko turi ahantu hatandukanye, twumve ko turi mu madini, twumve ko turi mu bintu runaka, ahubwo dukwiye kwiyumva mu kugira umutima wo kuba mu itorero rya Kristo, imitima yacu ikomatana na Kristo. Nibwo burya tuzaba turi mu burinzi bw'ishobora byose. Nshuti rero, reka dusoze, niba hari ikindi wongera cyo wakongeraho. Twasoreza aha ngaha, ariko ubwishingizi dufite muri Kristo tugakomeza kubuzirikana. Yego. Rero dukomeze gukomera muri Kristo, kandi igihe turi muri ibi bihe bitandukanye, muri iyi mpamvu Yesu yavuze ngo ni amatorero arindwi, yashakaga gusobanura ibihe birindwi. Ibihe birindwi rero ni ibihe bishyitse, ni uburyo ni itorero rya Kristo ku rugero cyangwa mu bihe byose, ariko buryo bivuze karindwi ni igihe gishyitse. Rero nshuti, nimureke dukomeze tube mu ruhande rw'Uwiteka, kandi twifurizanye tuniyifuriza gukomeza kugira ubunararibonye n'ubumenyi mu bya Kristo, kugira ngo intekerezo zacu zibamatane na Kristo. Nibyo tubifuriza mu izina rya Yesu. Amen. Amen.